Anyita Tankishatse Lionel, ndi umunyamakuru wo kuri radiyo Ishingiro. Katwakire n'uyu nguyu ababwira amazina ye. Njye nitwa Gudusano. Amazina yanjye banyita Giraneza Brian. Ngaho tugezeho amakuru ari kubarirwa muri kano gace. Insanganyamatsiko y'amakuru igeneye ku makuru ari kubarizwa muri aka gace iravuga ku bantu bari gucuruza utubari, abasinzi bakagera nijoro ubundi bagatangira kurwana bagateza umutekano muke muri quartier cyangwa mu mudugudu. Mugenzi wawe muhereze mikoro nawe atubwire ko icyo kibazo. Yego, nk'uko polisi bivuga yagiye kuri radiyo Ishingiro kutubwira icyo kibazo ngo tugitangaze kuri radiyo Ishingiro. Twagiye dusanga abasinzi bari kunywa amatabi, inzoga, sinakubwira abasinze bari kurwana. Polisi yagiye kubafata, imaze kubafata baracika barirukanka bamanuka mu nkengero zo hepfo mu Gacurabwenge. Noneho hari abantu nabonye bagenda bafata amacupa bakayaterana, amatabi byose n'ibibiriti bagaterana. Icyo kibazo rero cyabashije kuba cyagezwa ku rwego rw'ubuyobozi bukuru. Batubwiye ko natwe nk'abanyamakuru twakoze kubagezaho icyo kibazo kandi bakaba bagiye kugikurikirana ku buryo bitazongera kuba. Murakoze, amakuru nabagezagaho n'ayo ngayo. Ni Tankishatse Lionel kuri radiyo Ishingiro. Murakoze, ni aya makuru twashaka kubagezaho.